ibyo ureba hari ku itariki 16 z'ukwezi kwa gatandatu 2024 ubwo korali Donum Dei ikorera ubutumwa muri diocese Katolika ya Cyangugu yaduteguraga igitaramo ari yise Inkera y'Ingabe. Ni igitaramo cyari cyiza cyane cyakirimo uyu korali bita Donum Dei. Akabamo Joshi Ishimwe ndetse hakabamo n'itorero ryari kutubyinira cyangwa se kudutaramira bita Indategwa. Ndavuga ngo uko byari biteganyijwe mu masaha ya 12 abantu batangiye binjira maze bose bamaze kwinjira korali Donum Dei nayo irinjira mu mutambagiro mwiza cyane nkuko namwe muri kubibona. Hanyuma bamaze kugera ku ruhimbi cyangwa se kuri stage cyangwa aho bitwa kita ku rubyiniro baririmba indirimbo zitari nkeya bahereye ku ndirimbo y'igihugu bakurikizaho indirimbo niba ntibeshye ni ya kiliziya bakurikizaho n'indirimbo yabo. Hanyuma barakomeza bararirimba. Hanyuma mu kuririmba bahise bari kurikizaho indirimbo nyuma y'ijambo rya perezida wa korali cyangwa se ryo kwakira abashyitsi ndetse no kuba abayobozi bari basoje ku kijyanye no kumurika amajwi cyangwa se gusobanura amajwi n'abayaririmba. Hanyuma nyuma y'ijambo rya perezida wa korali hahita hajyaho indirimbo 11 zihuse. Nyuma y'izo ndirimbo 11 bakoze nk'uko muri kubibona n'umuhanzi wa TVRS yari ahari ari uri imbere uri kubadirije cyangwa se uko aba bayobora imbere. Nuko byari bimeze n'abacuranzi bari bahageze kare, ndavuga ati Muteyo Eric ndetse na mugenzi wabo ko bari batatu ndetse n'abandi bari kuri drum n'abari bafite gitari yaba base na solo bose bari babukereye bararirimbye izo ndirimbo zisoje. Cyari igice cya mbere izo ndirimbo 11 igice cyangwa se mu gusoza kwabo hahise hajyaho itorero Indategwa rizana imbyino zayo ebyiri mu gihe Joshi Ishimwe yari ari kwitegura. Joshi Ishimwe yaje nawe kwinjira ku rubyiniro nuko yinjiye abantu bamutegereje maze akimara kwinjira nta muntu wasigaye wicaye habe n'umwe, nta n'umwe wasigaye wicaye maze kwese turahaguruka turaramya hamwe na Joshi Ishimwe. Byari byiza cyane Joshi Ishimwe turirimba indirimbo dukunda cyane za Katolika, turirimbira indirimbo mu buryo bwa gakondo. Turavuga ati ngo harakabaho Donum Dei yateguye iki gitaramo. Nuko twarakomeje kuryoherwa nabyo. Joshi Ishimwe yaje kugeraho nawe araruhuka. Hanyuma mu kuruhuka korali Donum Dei yanzika n'igice cya gatatu habanje ijambo rya meya. Nyuma y'ijambo rya meya yagize ati hanyuma aravuga ngo indirimbo yanjye iyi korali yanjye bita tujyanemo tugiye kuyirimbana, maze barayiririmba nk'indirimbo bise
tujyanemo. Ubwo ndavuga Dr Kibirigane Seti Meya w'akarere ka Rusizi, kuko ni intero yibavuga ngo nitujyanemo. baririmba utuwombe, baririmba Mariya mubyeyi mwiza, baririmba ahiyeye cyangwa se n'izindi nyinshi cyane. barangiriza nyuma yaho haje kujyaho n'indirimbo bita igitekerezo, meze nkaho abantu bahise babifata nk'aho wagira ngo ni igisope, maze barayibyina. hahita hajyaho igipimo cy'urukundo barasoza. Hanyuma nyuma yaho hagiyeho ijambo ry'umukuru wa kiliziya ararivuga, amaze kurivuga hanyuma dusozesha isengesho ry'umugisha. Nk'uko uri kubireba amashusho abadirector bari babukereye nka director Eri Promedit yari ahari ari gufata anakanatunganya n'ayo mashusho uri kureba. Hanyuma n'abandi benshi cyane bari bahari, Josh Ishimwe yari ahari, Watiwerisi yari ahari, Dono Mude yari ahari, Itorero Indatego yari rihari, ndetse nawe niba ari wishyuye iratike cyangwa se niba warashakaga kumva ubutumwa wari uhari. Ni korali yakoze amateka kuva Rusizi yabaho. Ni korali ya mbere ikoze igitaramo cyiza cyabaye cyiza cyane cyabakorera kuri iriya sale bita Pastoral Inshuti, ari nabo ba mbere bayikoreyemo igitaramo. Byari ibihe byiza. Meya aravuga ati ngwino yo korali yanjye kuko baririmbye n'indirimbo yo tujyanemo yayo. Ibihe biba byiza, abantu barishima bumva ntibasoza. Ariko kera kabaye mu masaha y'isa 3 ashyira saa 4 abantu baravuga ngo reka tujye kuruhuka maze kwitegure ejo nakazi cyangwa se indi mirimo izakomeza. Ari nako tuvuga ati ngo ntago umuntu yagenda ngo yishime ngo yibagirwe ko n'ejo hari undi munsi. Nuko byagenze kubona umutari muhari. Igitaramo Dono Mudere yateguye ku itariki 16 z'ukwa gatatu 2024. Nuko cyagenze, abenshi twararyohewe, n'abandi bararyoherwa, abandi baravuga ngo reka dukurikirane kuri channel maze turebe ni ibyo ngibyo nuko bimeze. Dushimiye komite nyobozi ya Dono Mudere dutegura iki gitaramo. Dushimiye Kiliziya Katolika cyangwa yemereye korali Dono Mudere ko iki gitaramo kiba. Dushimiye Josh Ishimwe yitabiriye ubutumire. Dushimiye ndetse n'abantu bose mwagezemo uruhare kugira ngo iki gitaramo kigende neza. Ibyiza biri imbere yari intangiriro. Hanyuma reka noneho nzabereke cyangwa se tuzabereke uburyo ki noneho ibyiza biri imbere. Mwarakoze cyane kubana na Dono Mudere. Mukomeze kugira ibi byiza, uhoraho akomeze kubarindisha ikiganza cye cyiza. Turabakunda cyane.